kambabwire imihanda bafunze. Umuhanda Gishushu MTN mu Kabuga ka Nyarutarama kuzamuka Gorufe hose bahafunze, no kuri Minagiri bahafunze, bivuze ngo iyi mihanda nago iri gukoreshwa. No ku Muvunyi bahafunze, bivuze ngo indi mihanda yose nka Sonatibe, Iremera, iyi mihanda mwayikoresha mu gihe mu nce zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Bivuze ngo iyi mihanda mbabwiye hano niyo yonyine bafunze. Umuhanda Gishushu MTN Kabuga ka Nyarutarama kuzamuka Gorufe, iyi mihanda bayifunze, ndetse n'ahandi nka hariya kuri Ribu naho bahafunze. Bivuze ngo rero ugomba gukoresha indi mihanda yose havuyemo iyi mihanda nkubwiye hano. Rero ibi ngibi bikadushyira ku itangazo rya polisi. Itangazo rya polisi risohotse none ahangaha aka kanya. Amagare agiye gutangira, bivuze ngo uno munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Itangazo polisi ishyize none ahangaha hanze aka kanya. Amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya. Abantu bose bari ku mafanizi zone barimo bafana amagare, amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya. Abashoferi b'amakamyo bari gutwara amakamyo, amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya. Abamotari bari gukorera mu mujyi wa Kigali, amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya. Abanyonzi bari gukorera mu bice bitandukanye bigize umujyi wa Kigali, amabwiriza mashyashya n'amategeko mashyashya. Reka dutangire ku itegeko ry'abanyamaguru cyangwa ry'abafana bari gufanira ku mafanizi zone bafana amagare. Polisi yavuze ko bano bantu rwose ongera kubashimira kubera ubwitange bari kugaragaza ndetse n'urukundo bari kugaragariza abagenzi babo bari mwaruno rushanwa, ndetse polisi yongeye no gushimira abaturage muri rusange ku makuru baba batanze. Ariko amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya, buri muntu wese agomba kuguma ahari nta kwambuka umuhanda. Bivuze ngo nimba mu gisate cyo hakurya ntabwo wemeye guhindura igisate. Nimba ushaka guhindura igisate, egera umupolisi ukwegereye hafi aho ngaho akubwire ngo ca hano, ndetse anagukavaringa gucungira umutekano mpaka wambutse ugeze hirya, kugira ngo utaza kugira impanuka cyangwa ibindi bibazo uhurira nabyo hano mu muhanda. Rero ayo ni amategeko mashyashya yaragenewe umunyamaguru cyangwa umufana. Itegeko rishyashya rigenewe umumotari. Hari abamotari uri gusanga bari gufunga imihanda, ugasanga barimo barambukiranya imihanda, ugasanga bamubaniye hakurya, ugasanga aje gutongana n'umupolisi amubwira ati waretse nkatambuka ko mumbarnye kubona iminota itaruzura. Abamotari bakomeje kwitwara gutya, ntago tubashaka ku mihanda, ahubwo abantu bamotari bagende baparike moto zabo ahantu kure tutari bubashe kuzibona, baze gufana amagare. Bivuze ngo hari n'abashaka gufana bakazamura moto bakayishyira hano kuri bino byuma bafungishije umuhanda. Biriya ntibyemewe. Rero motari, amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya, izi moto zawe zisige hepfo, cyangwa izi moto zanyu muzisige hepfo, muzamuke muze gufana amagare, nta kibazo, biremewe. Kandi ikindi, hari abamotari bafite ibimoto bisa nabi, ibi moto babikure mu muhanda rwose, babijyane mu kinamba babyoze, kandi ndetse no gutwara ikinyabiziga gisa nabi basigaye babihanira. Amategeko mashyashya rero kuri moto ugomba kwisiga hepfo ukaza gufana. Nimba bagufunganye umuhanda, moto ugenda uyiparike, umuhanda nibawufungura saa 11 uraza guhitaho utambuke, cyangwa ujye kuzenguruka za Nyabugogo ubundi kubanguke ugere aho ugiye, kubera ko niwe wabyiteye. Wowe wafashe umwanzuro kwambuka umuhanda utazi icyerekezo ugiyemo, nk'aho itangazo rya polisi uba utaryumvise. Kuri telefoni zanyu polisi iregwa yoherezaho SMS ibabwira ati no mihanda turayifunga, murakoresha iyi mihanda, iyi ni ntago yemeye gukoreshwa. Bivuze ngo rero ayo ni amategeko y'umumotari bagennye mashyashya. Umumotari agomba gukurikiza amabwiriza, cyangwa moto yiwe bakayifata bakayijyana mu bizibiti rwose. Bivuze ngo aya mategeko ni mashyashya. Noneho abanyonzi, amategeko mashyashya, amabwiriza mashyashya. Abanyonzi mwese, nta munyonzi n'umwe dushaka uzana igare kuri fanizi zone gufana. Nta n'umuntu dushaka uza kuri fanizi zone yambaye bote avuye mu gishanga. Ejo bundi hari abantu nabonye turi kwinjira hano hangaha kuri Convention Center, hano mu birori nyine hano haba hahiye, mbona abantu babiri bambaye bote bagiye kwinjira bambaye bote, bahise babasubiza inyuma barabwira ati mugende kwambara, abantu mwambaye bote hano murabona hano muje kuragira inka, mugende mwambara inkweto nziza muze. Kandi ibi ngibi nigize kubibabwira aho nababwiye ngo umuntu wese ushaka kuzaza gufana akumva ashaka kwinjira hano muri Convention Center, dore ko n'ubwa mbere muri amugize amahirwe yo kwinjira muri convention, kuyinjiramo yari amafaranga. Icyo usabwa no kwambara neza, ukambara inkweto nziza, ukoga ugakaraba, byanarimba ukitera agaparofe, ukaza ukinjira mu kirori nta kibazo. Aho amagare hagurukira naharangiriza
naho amagare nyine arangiza basoza irushanwa. Ahantu rero ugomba kwinjira usa neza nk'uko ndi kubibabwira cyangwa nk'uko nabibabwiye, ndetse n'itapero ndetse na Rusine nabo barabibabwiye ko mugomba kuza musa neza mukaza tugafana. Muri kunyumva my friend? Rero amategeko mashyashya noneho ku banyonzi bari kwiyambarishwa amabote bakaza hano kuri fans zone, ntago tubakeneye. Banyonzi mwikosore, mugende mukarabe, mwambare neza, muze mufane nta kibazo. Murabona ko intore ziba zihari, abakangura, murabona ko abantu baba babyina bameze neza bishimye. Ibyo bibote byahoraza kubibyinisha mwino kaburembo. Mu abanyonzi mujye mwiyubahisha kandi muniheshe agaciro. Bivuze ngo rero amategeko mashyashya n'amabwiriza mashyashya, umunyonzi wese agomba guparika igare ryiwe mu rugo mu gihe aje gufana amagare hano kuri fans zone. Ahantu hose nagiye mbabwira hatandukanye imihanda bayifungiye hose miguhagarara ukareba amagare. Bivuze ngo rero amabwiriza mashyashya, munyonzi siga igare mu rugo uze kureba cyangwa uze gufana. Ikindi, umuntu wese wambaye bote ntago tumushaka hano kuri fans zone. Umuntu wese wambaye nabi ntago tumushaka hano kuri fans zone. Amategeko yarayo ngayo y'abanyonzi. Bivuze ngo niba mutayumvise mwasibye. Rero reka amakuru yacu ndetse tuyerekeza ku irushanwa riri kubera hano mu mujyi wa Kigali. Irushanwa rero ririmo ibihugu bigiye bitandukanye, ryitabiriwe n'abakinnyi bagiye batandukanye cyane cyane bakomeye ku isi. Murabizi ko nibwo bwa mbere iri rushanwa cyangwa ichampiyona y'isi ibereye mu gihugu cy'u Rwanda. Ni n'ubwa mbere ibereye muri Afurika. Bivuze ngo igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kimaze gutera imbere. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu buri muntu wese yumva yakwifuza cyangwa yariramo amafaranga ye.